ahangaha bimeze bite? Ushaka kwibaza uti uyu munsi bimeze bite? Nibyo ngiye kubabwira. Bimeze bite rero uyu munsi bimeze bite? Kurikira ubyumve neza, ubyumve uko bimeze. Ndashaka kuzabazanira umuntu, hari umuntu ushaka wambwiye ati ndashaka kuzavuga ubuhamya bwanjye nkageza ku bantu batandukanye ubuhamya bwanjye. Rero nanjye nkamubaza nti bumeze gute? Aho wenda nawe ushaka kwibaza uti bumeze bute, ukagira amatsiko ukibaza uti bumeze bute, kandi koko se bumeze bute? Nibwo nshaka kuzabagezaho mu minsi iri imbere. Twahanye gahunda y'uko azaza tukabagezaho ubuhamya, ko yambwiye ati ni ubuhamya buzakomeza benshi, buzubaka imitima ya benshi, kuko benshi barakomeretse nk'uko nanjye mbibabwira nti imitima y'abantu irakomeretse hanze aha ngaha. Iyi si irimo byinshi bibabaza abantu, ni byinshi bibabaza imitima ya benshi, imitima y'abantu igakomereka, ariko duhari ahangaha kugira ngo tujye dufatikanya, duhumurizanye, dufatikanye muri byose, duhumurizanye kugira ngo turebe ko ubuzima bwakomeza, kuko ibishegesha imitima y'abantu ni byinshi pe, igakomereka, ikababara, ugasanga biteye umuntu guhungabana, kuko hari abantu batashobora kubona abo bagurira imitima yabo ngo bababwire ukuntu yashengutse, ukuntu yashengaguritse, ukuntu yamenetse. Ariko iyo uganiriye n'umuntu arakubwira birambuye, iyo umwegereye ugatuza ukamwereka ko uri kumwe nawe, ukamuha umwanya akakubwira, arabohoka. Noneho bwa buhamya bwe yakubwiye bugabusanisha nawe n'ubwo uzi ku bandi cyangwa se wiyiziho, mugahuza. Noneho nawe iyo umuhaye ingero z'abandi cyangwa se z'ibyo wabonye cyangwa byakubayeho, bituma abohoka, agatuza, agasubira mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero kenshi tugiye kujya tunyuzaho ibiganiro bishobora gufasha benshi gutuza muri bo, kumva atuje, kuko ibibabaza abantu ni byinshi bishobora gutuma abantu batabasha kwiyakira. Ariko iyo yumvise nk'ikiganiro nk'iki, bitewe n'uko yiyumva ameze, abasha kumva atuje muri we, akabasha kumva abohotse, agarura ubuzima bwiza, umutima ugatuza, ukamurinda ibikomere bishobora kumutera uburwayi bugiye butandukanye bya hato na hato, nk'uko twagiye tubibona ko guhungabana k'umutima gutera uburwayi bw'umubiri bwinshi butandukanye. Ariko umuti wabwo ni ukumva, guhura n'umuntu ushobora kukuganiriza, akaguhumuriza, ukumva utuje muri wowe. Nawe se niko ubyumva? Watubwira, cyangwa nawe ukagira icyo udusangiza muri wowe uko ubibona. Rero ntuzatinye kuba wabohoka ukatubwira, nawe ukatuganiriza, kuko hari uvuga ati mfite ubuhamya bwinshi nakabaye nshyira ku mbuga nkoranyambaga nkabusangiza abantu hirya no hino batandukanye, ariko nkagira isoni. Naramubwiye nti uko wicarana n'umuntu ukamuganiriza umwicaje, ni nk'uko wabohoka ugashyira ibikubabaje hariya, ukabisangiza abantu benshi, kuko bifasha benshi, kandi bikaba byagira n'abatuma nawe bakugira inama, bikagufasha, ubohora benshi, nawe ukabohoka, ukagira abashobora nawe kuba bagufasha. Ntugatinye rero kuvuga ngo ujya kuri social media, kuko ikurikirwa n'imbaga nyamwinshi y'abantu, ngo ubasangize igitekerezo cyawe. Witinya gusangiza abantu igitekerezo cyawe, kuko birakenewe mu bantu, ni benshi bifasha, kandi nawe ibitekerezo byabo bikagufasha. Bohoka utubwire. Ibyo rero nibyo tubahishiye muri iyi minsi, nibyo tubafitiye, nibyo tugiye kujya tubagezaho umunsi mu minsi izajya itandukanye. Tuzajya dushyiraho ibijyanye
n'ibyo biganiro nimuzajya mubibona mujye mumenya ngo nizo topic tuba twabahaye kugira nizo tuba twahisemo kugira ngo zifashe abantu bamwe na bamwe, kuko twaje gusanga ko abantu benshi bagendana imitima ihungabanye kubw'impamvu imwe cyangwa se iyindi. Nubibona nyamuneka ntukajye ureba video ngo ugende utagize icyo uvuga, tubwire nawe.